uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina, gutera akabariro, guswerana, kurongorana kwiza. Uyu munsi rero ndabizi nyine wenda bankurikiranye muri kwibaza cyo kutubwira iki, ariko niyo mpamvu mba ndahangaha kugira ngo mbamare amatsiko. Uyu munsi rero ngiye kubabwira, ubwo ndi kuvuga abagabo, ngiye kubabwira uburyo mwakangura igituba gisinziriye, cyangwa se uburyo wakangura nyine igituba gisinziriye. Uyu munsi rero nibyo ngiye kubabwira, ariko nyine nyiri kuri ibyo ndabanza kubibutsa yuko ibi biganiro byacu nta mwana uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kubireba, keretse abantu gusa bari hejuru y'imyaka 18, by'umwihariko abashakanye nibo byemerewe, nibo bemerewe kubireba. Mujye mubireba. Yego, ikindi niba uri kureba kino kiganiro utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukore comment, share and like, hanyuma nanjye nze ngutwikira, nze nguha ibiganiro. Rero narinde kukubwira uburyo wakangura igituba cyasinziriye. Wenda reka nyine mere ku bagore n'abagabo. Ukuvuga ngo rero hari ukuntu umugore n'umugabo baba basa nkaho bamaze kumenyerana, ariko byanga bikunda muba muziranye, uba uzi aho afatirwa, uba uzi aho ashyukirwa, mbese ibintu byinshi byiwe uba ubizi. Ubwo rero kuba ubizi, sinibaza impamvu utabasha gukangura igituba nyine cyasinziriye. Ubu mwese ndabizi muri kwibaza bagikangura bate, bimeze bite, ariko ndahanga kugira ngo mbibabwire. Gusa niba urebye ikiganiro cyanjye ukumva uragikunze, jya ugisangiza bagenzi bawe nabo bagisangiza abandi, bizamfasha, bizama kuraje, bizama imbaraga zo kuza ngaruka nongera mbaha ibindi biganiro, bizarushaho kugenda bigenda neza. Gukangura igituba rero nta kundi ni uku nguku. Ni ukuvuga ngo hari igihe uba ubana nyine n'umugore nk'uko nabibabwiye, ariko wenda waramumenyereje kuba umurongora ituru imwe nijoro, mu gitondo ukamurongora indi, nyine akagenda nyine akamenyera ibyo ngibyo. Ariko ubwo nawe nyine ndabyumva, ubwo nawe biba bisa nkaho ari byo nyine wenda wamenyere, simbizi. Ariko none ari ibintu noneho byateye, hari ukuntu nyine umugabo ajya kurongora hanze. Yewe uko byagenda kose, uko nzi abagabo, niyo yaba ari inyangamugayo, abagabo benshi 80% bakunda kurongora hanze. None ari n'umugabo muganira akakubwira uti ncewe kugira ngo ndongore umugore wanjye murongore neza, nuko binsaba kuba narongoye hanze. Ubwo urumva nabyita nko gutara umushyukwe. Kuba narongoye hanze, hanyuma nava hanze nkaza kurongora umugore wanjye, nibwo murongora neza. Ngo ariko ngo iyo ngiye nyine nkaca mu rugo, ntabwo nahita mugira santima. Ni ukuvuga ngo iyo agiye hanze akarongora ituru imwe, ni urugero, iyo ageze iwe agerayo yashatse indi turu nyine ya kabiri, ku buryo nyine ahita amurongora indi turu ya kabiri kandi akamurongora neza. Gukangura igituba nyine gisinziriye. Rero gusinzira kw'igituba nta kundi, ni kwa kundi nyine uba wagisweye kikarangiza kunywa yakuriye inzara, nyine ubona yagagaye. Iyo umuntu arangije aba yumva atazongera no kubikora. Ubwo rero kuba wahita umurongora ako kanya, ni nyine ni ibintu bitapfa kubaho, nibyo nshaka kubabwira. Ni ukuvuga ngo rero nyine gukangura igituba gisinziriye, uvuga ngo kunywa wakirongoye cyarangije, uvuga ngo umuntu yarangije nyine ahita agwa agacuba, kumva ntabwo azongera kubikora. Ari nk'igihe uswerana n'umugore cyangwa se n'umukobwa, ariko nyine ari abajama biyemerera ku ituru ya mbere bagatinda kuba bakarangiza ari uko umukobwa arangije. Ubwo rero urumva
kugira ngo wa mugabo ubwo niwe ndi kubwira cyangwa se wa musore we, kugira ngo uzaswere ituru ya kabiri ni uko uzaba wakanguye cya gituba, kuko urumva nimba warongoye umuntu akaba yarangije buriya kuba nyine ku bakobwa cyangwa se ku bagore, iyo arangije kongera kubishaka biramugora. Reka ahubwo cya gihe uba umusweye yaba yenda kurangiza ugahita uyikuramo cyangwa se ugahita urangiza, nibwo umuswere ituru ya kabiri abishaka. Ubwo rero ubwo icyo nyine ngiye kukubwira uburyo wakangura cya gituba cyasinziriye, cyangwa se cya gituba kimara kurangiza, uburyo wakongera kugiswera kandi ukagiswera cyagiye muri mudu. Ni ukuvuga ngo rero wenda reka mpere ku mugore n'umugabo babana. Ni ukuvuga ngo byanga bikunda umva muba muziranye ko nze ari umuntu wigeze kuntera story arambwira ngo we n'umugore we ngo ntabwo bakiri shiringa ahubwo bari inshuti. Urumva umuntu muri inshuti muba muziranye kuri buri kantu kose, akariko kose uba umuzi, mbese ntacyo yakubeshya, niyo yakubeshya uba ubibona, niyo yagusha ubibona. Ni ukuvuga ngo rero kuba muziranye nta kundi, ni kwa kundi uba uzi ahantu mukora agahita ashyukwa, uba uzi ahantu mukora agahita ajya muri mudu, mbese buri kantu kiwe kose uba ukazi. Kambaho urugero, hari abantu bashyukwa ari uko bakoze ku mabere cyangwa se uyonze, cyangwa se hari n'abantu bashyukwa ari uko bateye finga, hari abantu bashyukwa ari uko ubakoze mu misatsi, hari abantu bashyukwa ari uko bakujije ururimi mu matwi, mbese bigiye bitandukanye. Ari n'ukoraho bisanzwe agashyukwa, ari n'ubwira amagambo meza gusa utanamukozeho nabwo agashyuka. Urumva abagore bose bagiye bashyukwa mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo rero muri ubwo buryo bwose byanga bikunda harimo nyine ubw'umugore wawe nyine ashyukirwamo, byanga bikunda uramuzi. Niba muri cya gihe umurongoye akarangiza, ni ukuvuga ngo byanga bikunda uba ubizi yuko yarangije, ariko nyine rega kuba yarangije ntabwo bivuze yuko atakongera gushyukwa cyangwa atakongera kubishaka. Nyine ubwo nyine niko gukangura igituba, ngiye kukubwira uko wagikangura. Kugikangura nta kundi, niba uzi neza yuko umugore cyangwa se umusheri wawe ashyukwa ari uko umukoze ku mabere, uragenda nyine ugakora ku mabere, nyine ukajya ukoza akarimi nyine, umva niyo yaba yarangije ukora ku gituba ugahita wumva cyongeye nyine cyoroshye cyagiye muri mudu, kuko uba umuzi, uba uzi aho ashyukirwa. Ni ukuvuga ngo niba umugore wawe ashyukwa ari uko umukoze mu misatsi, muri cya gihe igituba cyasinzire cyangwa se muri cya gihe yarangije mva dushaka kongera kubikora, urongera ukamwegera ukajya ukora mu misatsi ugakuramo nyine kumwe ujya ubigenza nyine kugira ngo ajye muri mudu. Aho ngaho nanone arongera nyine akajya muri mudu, nimba yanasinzira agahita akanguka nyine akagukoraho, nimba ari ugusomana mugasomana nyine, mbese nyine buri kimwe cyose mukagikora, ubundi ikagenda neza. Ubwo rero nyine ni uko bakangura igituba, kuko uba uzi aho ashyukirwa cyangwa se aho abishakira ukahakora agashyukwa. Ariko niteye ku bagore gusa, reka nyine no ku bagabo, nyine abagore nabo baba bazi aho abagabo babashyukirwa. Hari umugabo ushyukwa ari uko imboro ye bayonse cyangwa se bari kuyisisa, agashyukwa ari uko wenda bafashe amabya bakayonka. Buri muntu wese agenda ashyukwa mu buryo bugiye butandukanye. Rero nsoza ndabanza kubibutsa, niba uri kureba kino kiganiro utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukore comment, share and like, hanyuma nanjye nguha ibiganiro. Kandi iki kiganiro cyacu nta mwana uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kukireba, kereka abantu bari hejuru y'imyaka 18, by'umwihariko abashakanye nibo bemerewe kubireba. Mujye mubireba, mudukurikirane,
ni mubikunda ari munabyanga mbese muvyandike muri komenti nimba mwabyanze twikosore nimba mwabikunze tubigaruke. Hanyuma rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi natugisoreje ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao turabakunda.